gusenga bihinduka ubuzima ntibibe umuhango. Umuhango ni ryari? Umukristo ku cyumweru. Mana we ugahungura Bibiliya. Ariko kandi imibabaro yacu hari igihe twemvita gusenga atari gusenga k'ubuzima. Umuntu agasenga kubw'ikibazo afite, agasenga kubw'uko abona kirapiga hodi. Ati harya kwa papa wiri barasenga, ati yego basenga kwa kangati kwa kane. Yesu we tibatangira ryari? Wagize ngo n'urukundo rwo gusenga hari cyapize hodi ko si ugusenga. Imana imbwira ikintu, irambwira ngo wongere ubwire abantu kubyuka bakatsa igicaniro muri bo, kuko niba badacana igicaniro muri bo, reka mbabwire ibanga ni rimwe. Iyo ukuye umutima mu bantu ukawushyira ku Mana, Imana iraza. Iyo ushyize umutima mu bantu ukawutinzayo ukomerekerayo. Iri tangazo ndashaka kuritambutsa kugira ngo n'abadukurikira online barimenye, kubera ko hari abantu tuba turi kumwe hano ariko abandi bakaza kudukurikirana kuri Duhumurizanye TV. Dufite igiterane cy'amasengesho, dusanzwe n'ubundi tubikora muri gahunda yacu y'ibiterane, ariko dufite igiterane kidasanzwe cyitwa Garuka Ushime Imana. Garuka Ushime Imana ni ku itariki 29 z'ukwa karindwi kugera ku itariki 31 z'ukwa karindwi. Ni iminsi 3 tuzaba dufite igiterane cyo kurya no kunywa. Kuba mbivuze gutyo ntabwo ari ikindi, ni ubusabane bw'abakristo. Twarabiteguye, turimo turabitegura kugira ngo bizagende neza, aho abakristo bazaba basabana mu buryo bwo gushima Imana, twibuka ibyo Imana yadukoreye. Uzakusanya umutima wawe ukusanyirizemo amashimwe, nurangiza uyandike, bwira Imana ngo muri Garuka Ushime Imana ndashaka gushima Imana. Muzatangira ryari rero? 2018 twarashimye turi hepfo ara kwa mushimira, ariko kuva 2018 kugera uyu munsi twagira ikindi giterane. Imyaka 4 irashize. Mu myaka 4 uba ari iki Imana yagukoresha? Uvuga ngo ariko Mana imyaka 4 ishize, guhera 2018 kugera 2022, ubare uburyo Imana yakurinze, uzabyandike ubitekerezeho. Buryo Imana yakukijije wari warwaye, birebe ubyandike. Urebe niba ari umushomeri, urebe niba arabonye akazi, urebe niba ari umukobwa, niba arabaye umama gashaka kabyara. Kuva 2018 hagati y'imyaka 4 turimo tumaze tutagira Garuka Ushime Imana. Itorero tuzaba turi kureba n'iki Imana yakoze mu ruhande rwacu. Dushime Imana, dusoze dusangire, kongere kandi tugaruke, twongera amashimwe, dusoze dusangire, dusoze ku cyumweru dusangira kandi tunashima Imana. Tuzabanamo n'amakorari atandukanye, turimo turagira ngo turebe ko nibuze twagira amakorari n'abavuga butumwa nta kibazo, ariko intego yacu ari ugushima Imana. Kimwe kijya gitangaza Imana ni ukubona umwana w'umuntu ahora imbere yayo ayisaba ariko adashobora kuyishimira. Imana iratangara ikibaza, uyu muntu niki wamuha kizamunyura? Imana yadukoreye byinshi kuva 2018 2019, aho ngaho byonyine harimo ishimwe nge nashima nzavuga kuri uwo munsi. Ariko niturebe irya twese ku isi yose, baba badukurikira online kuri Duhumurizanye TV, 2020 n'umwaka wayo umwaka udasanzwe, aho abantu bose bagiye muri Guma mu Rugo. Muri Guma mu Rugo twinjiyemo isi yose ijya mu rugo. Nibwo bwa mbere mu isi byabayeho, aho isi yose igira mu rugo rimwe. Abantu bakareka akazi bakagakorera mu rugo, abantu bakareka ibyo bakoraga bakajya mu nzu. Reka mbabwire ubwihebe bwari bwinshi, hari n'abavango birarangiye, isi irarangiye, ariko dore uko bigenze, Imana iri kunda muri cumu, covid iri kugabanuka. Dufite amashimwe y'uburyo Imana yatugaburiye muri icyo gihe, dufite amashimwe y'uburyo Imana yaturinze, dufite amashimwe y'uburyo Imana yabanye n'abana bacu. Reka mbabwire hari ababuze ababo batwawe na covid. Kuba utaragiye si ubuhanga, kuba utaragiye si uko wari uzi kwivuza cyane.
ni Imana yakurinze, ufite impamvu yo gushima Imana. Noneho rero amashimwe iyo turi kuyavuga biba bitubwira ngo ya Mana yabanye natwe iracyakomeje, ya yindi yabanye natwe wa munsi ikaduha kuvuza impundu bitari bikwiriye tutaranabibonaga, iracyahari. Amen, amen. Imisonga y'ibibazo izahoraho, kuko iyo uvuye kuri umwe ujya ku wundi. Iyi niko bigenda. Iyo utarwaye hari undi urwaye, iyo utabuze ibiryo hari abandi baba babibuze, iyo wabonye akazi ukabona abandi bagatakaje, iyo watunze imodoka hari ubuyambuwe, iyo wubatse inzu ukabona iruzuye hari undi ubuyinyazwe. Ntabwo ibyo tubona byose ariko n'abandi bose babiboneye rimwe. Tubona ibyo abandi batakaje, hari igihe tubitakaza abandi babyakiriye. Cyo gituma igihe cyose urimo ukwiriye gushima Imana, uko Imana yibwira ngo ndagushimiye, ubu uri kwibwira ngo ngwino tubane no muri bishima, byaba bibi byaba byiza. Rero garuka ushima Imana, irakwiriye. Dufite abantu twasenganye nabo, dufite abantu twasengeye, bamwe bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bamwe bari muri Afurika, abandi muri Europe, abandi muri Aziya, abandi bari hariya za Australia, abandi bari muri Amerika na Canada, bari ahantu hagiye hatandukanye. Bafite amashimwe bakwiriye gushima, bafite amashimwe. Iyo mbivuga mba numva nuzuye imbaraga zo gushima, kuko mfite abantu benshi nasengeye uyu munsi bacecekanya amashimwe. Kuko umuntu Satani ashobora kumwica ibitekerezo akajya amwereka ko icyo yabonye ari gitoya. Uriya se reka mbabaza, hari abantu bajya bavuga amagambo reka nyita y'ubuswa, mu mabare nyita y'ubuswa, ngo kubona visa ngo ni ibisanzwe, ngo ni ibiki. Niba ari ibisanzwe nawe azagenda. Ngo kurira indege ngo ni ibisanzwe, ba sogokuru bapfuye batazigiye kandi barabishakaga. Murabyumva neza? Hari ibintu byakabaye amashimwe tugira ibintu bisanzwe ariko atari ko bisanzwe. Ngo kuba ni Kigali ngo ni bisanzwe. Hari abafite amasezerano yo kuzaba i Kigali iyo bari gusenga Imana ikababwira ngo mwana wanjye nzakujyana mu murwa, agasimbuka turakoze Mana, haleluya haleluya haleluya, ni Kigali cyangwa se ni mu murwa hano. Ibyo birahari. No kuba uri muri Kigali ni amashimwe, utari Nyagatare, Kizira Kome, cya Nyirangegere, Ryabega. None muratekereza ko muri Kigali kuko mwabigabanye n'Imana yabazanye. Hari ababisengera, hari ababirarira amajoro. Aho uri ukwiriye gushima Imana. Icyo Imana yakoze cyaba gito tuzagishima Imana. Amen. Hari abantu bajya bantangaza, uzi ko umuntu azagashima ngo ndashima Imana ko Imana yanyambitse, umuntu akabigira ibintu biciriritse. Kwambara, niba hari ikintu gihenze, kwambara birahenda. Icyakora abambara imyenda yo ku myandiko ibyo birumvikana, ariko kwambara birahenda iyo utambaye imyenda yo ku myandiko. Myandiko murayizi? Ya myenda bagira bati, ntabwo muyizi imyandiko? Ijana magana Nyabugogo, ariko mbibutse Nyabugogo gucya, Nyabugogo Kimisagara, Nyabugogo Gacuriro, Nyabugogo. Ntabwo muyizi iyo myenda? Tera hejuru. Iyo atariyo irahenda, kandi nayo hari abayibona bagowe. Murabyumva neza? No kwambara uzabishimira Imana ko yakwambitse. Muri garuka ushima Imana. Reka mbabaze, kubona umuntu yiga akarangiza bakamuha diguri cyangwa diplome, muratekereza ko ari ibintu byoroshye? Hari amashuri yananiye batarangije. Reka mbabaze, kubona tubyara tugaheka ni ibintu byoroshye? Hari abandi batari babyara, babirarira amajoro babisengera. Yego uravuga ngo ntabwo ufite ibyo bagaburira, ariko urabafite. Urabafite reka. Hari uwigeze arambwira ati wamumba nashaka nkajyamo igikoma kitagira isukari ariko namubonye. Ibyo ugaya nibyo byari ishimwe, ntuzarangare muri
garuka ushima Imana. Amen, amen. Ibyo ugaya nyine, ibyo ubona bitagukwiriye, aho uri ubona hatariho, hari urugendo wateye kugira ngo uhagere, hari intambwe. Iyo aduteje imwe yatuzigamiye iyindi, iyo atubwiye ngo nidutere imwe hari indi ntambwe ituzigamiye, ariko kuri iyo tugezeho iratubwira ngo nidushime. Shima Imana, shima Imana uko biri kose, shima Imana. Hari amezi 10 nigeze mara kuva 2018 kugera 2019 mu kwa kabiri, namaze hafi amezi 10 ntabana n'umuryango ndahantu hatashimishije. Kwiriye gushima Imana, nari ahantu hatashimishije, hatanejeje. Kwiriye gushima Imana, nubwo nta bindi nari nabona bidasanzwe, ariko kwiriye gushima. Ese wowe urumva ntabyo washima? Ikintu rero tuzakoramo, icya mbere tuzashima ibyo Imana yadukoreye, tuzasangira ibyo Imana iduhaye. Hari abari gutoranywa muri iki gihe, barimo baratoranywa, bazabasha gushyigikirwa mu dushinga dutoya ko bizashoboka, amafaranga uko azaboneka, tukagurira abantu bamwe imashini, abandi tukabatera inkunga kugira ngo nibuze babashe kubona aho bakorera biteze imbere. Abandi tuzabafasha kugira ngo nibuze barye iminsi yabo bari mu rugo basangira iby'itorero ryabahaye n'abagabo babo n'abagore babo. Abantu badafite uburyo bwo kurya, uze tugomba kubaremera bakarya, akabwira umugabo ati nabikuye mu rusengero, hahandi utajya wemera, hahandi utajya wemera. Bijya ku muceri, kubita ku kawunga, kubita ku gasosi, byavuye wa mugore wibye mu nzu y'Imana, mu nzu y'Imana. Kandi tuzabikora neza. Amen. Ntabwo munsi tuzaze ngo bagusengere, ntabwo tuzaturi gusengera abantu, kuko hari abantu baviyora amabwiriza n'amategeko. Garuka ushima Imana, tuzadushima Imana, twumva ijambo ry'Imana, ariko cyane ubuhamya n'amashimwe ibyo tuzibandaho. Turasaba buri muntu wese ufite ishimwe, akaba afite ubuhamya, azasangiza abandi, atangire yegera abo abishinzwe bamwandike, azabivuge, tumuhe umwanya, tuzamuha n'isaha yose avuge icyo Imana yamukoreye kuva 2018 cyangwa n'ikindi gihe, kubera ko ariyo mahirwe tuzaba tubonye kugera uyu mwaka tugezemo. Ushima Imana. Amen. Mureke mbabwire, ndi umusore ntabwo nari nzi ko nzabyara. Najyaga nibaza njyewe ubaza umwana, kajya numva ni ibintu bidashoboka. Umwana ubwo se yabasata, none ngafata mirwari nkareba, ntuyuse umwana yavuka none yaba ari igitangaza. None mfite bangahe? 5 beza barusha ubwiza, kuko bavutse muri digital, nge navutse muri analog. Iyo ngiyo banyweye nido, banyweye kigozi, ubuzima bukimeze neza, barasa neza. Kwiriye kubishimira Imana. Imana ishimwe. Ibyo rero kubivuga ukabibwira Imana ngo warakoze, uba uri kwibwira ngo nyongere. Iyo ubwiye Imana ibyo yagukoreye ukayishimira, uba uri kuyibwira ngo ngwino unkorere n'ibindi. Iyo ushimye neza, ishimwe ryawe ukaritambutsa neza, Imana ikongera ibindi. Amen, amen. Hanyuma ndabasaba abantu muze kwirebamo, turaza gusaba mu biturebere ba Christine n'abandi na ba Ruben, muze kudufasha abakristo bababaye, mukore liste. Arabo twaraye dufashije kugira ngo tumenye liste zabo, imibare yabo ndirashyika, dukeneye n'abandi kugira ngo nibuze tuzarye kandi dusangire n'imiryango yabo. Amen, amen, amen. Icyo cyumweru uzabwira Imana ngo ndagushimira ibyo unkoreye, kandi ubwitorero rizaba ari kuremeye, uzabwira Imana ngo Mana ubutaha nanjye nzaremera abandi. Uko mu bintu binezeza ni ukuba wafashijwe, ariko nawe witegura gufasha. Buri isengesho ryiza, umuntu yigeze anyambika ikote numva sindikunze, ariko ndaryambara. Nta nubwo nari nzabayagabanyiriza, iki gihe tugeze mu gihe cyiza
aho bayaringaniza bakagushyira kuri tayi. Ngewe nta naho nari mfite nizi. Umuntu umwe agiye kuri ricimbura nabi. Iryo kandi acimbura iryo nari nakunze ari yambaye 3. Ndaryambara nyina agira ndetse. Uzikote kuba rimwe rizamura irindi rimanuka. Ibyo bihe nabibayemo. Mbibamo. Ndashima Imana ko yanyambitse amakote. Nibuze nanjye nakambura rimwe ngaryambika ubundi. Ndabishimira Imana. Ibyo ntabwo biva hano, biva ku mavi. Vuga ngo ku mavi. Ku mavi. Ntabwo rero dusenga Imana idakora. Senga Imana ikora. Reka icyo ngitaruke njye ku kindi. Dufite gahunda y'abakristo kwandika abakristo bitorero birakorwa. Ubishinzwe ni Muhizi Remi yajyaga bikorana na Muhinde Diogene, ariko sinzi nabonye badahari, ariko birakorwa. Umuntu ashaka kwiyandikisha nk'umunyetorero kugira ngo tujye tumenya imibare y'abakristo dufite, birakwiriye ko mwiyandikisha. Mureke mbabwire bakristo bagenzi banjye, birababaje kubona umukristo ari sans adresse, ari umuntu utagira adresse. Ugashaka ngo ugire abashumba 10 bagushumba, ntibizashoboka. Uriya nuwanjye. Funga umese kamwe ati ndaguma hano, ziriya ni inshuti zanjye. Ariko mbarizwa he? Dore ibyago tugira. Iyo wagize ibyago ugapfusha, usibye ko tutabibifuriza, ubura baza kugushyingurira umuntu wawe. Iyo habaye kuza kuvuga ngo ninde uraza guhagararira umuhango, mujya gutoragura bidari buze gukunda, abantu bakabahakanira ngo Yesu we ngo runaka n'umupagani. None se katakwakiriye uragira ngo bigenze gute? Oya, ibyo ni umwuka mu cyumba. Abantu babaye abanyacyumba cyane ntibajya bibuka ko itorero ribaho, rikagira ubuyobozi, rikagira administration, rikagira gahunda, ukabaho ngaho bakuzi bavuga ngo uyu ni umwana wacu. Rero turimo turabikora, turagira ngo bazabashyire muri database z'itorero. Hanyuma igihe nikigera tuzajye tumenya ngo aba n'abana bacu mukwiriye kubafasha kuri uru rwego. Ejo tuzagira abazungu, tuzana imishinga ize. Ntabwo tuzajya gufata abo hanze tutari twahera mu rusengero. Tuzirukankire ngo imishinga yaje, ariko burya nari mbari urihe mu gitabo. Icyakora tuzafasha n'abana. Uyu munsi hari igihe mpamagarwa umuntu akambwira ati hariho gahunda yo gufasha abana, sishyiremo abanye ngashyiramo abana, kubera ko nicyo umushumba ashinzwe. Ariko birakwiriye ko umukristo wese wumva ari uwa Bethlehem akwiriye kwiyandikisha. Amen. Icyo ngicyo no ku cyumweru birakorwa, no ku wa kane barabikora. Iyo ni gahunda. Iyindi gahunda ihari ku itariki 9 z'ukwa 7 hariho gusura abarwayi kwa muganga. Ndagira ngo nsabe Liliane azayivuga akanya gatoya turi kumwe, kugira ngo n'abazajya bakurikira online babashe kwisanga muri icyo gikorwa cyo kubafasha. Mujye musura abarwayi nk'uko mwabyemeje, kandi mujye mubikorana umutima ubikunze. Imana izabaha umugisha. Reka atubwire uko gahunda iteguye ku itariki 9 n'urugendo rwabo uko ruteganijwe nuko biri gutegurwa nuko bikorwa. Natekereza ko ari kuwa 6. Reka agira icyo abivugaho. Imana imumugisha. Yesu ashimwe. Nkuko umushumba bivuze, dufite gahunda yo gusura abarwayi Kibagabaga kuwa 6. Gusa amasaha niyo tutaramenya neza, ariko ni mu masaha ya mu gitondo. Dushobora guhaguruka nka 3:00. Rero twifuzaga ko hari urubuga twafunguye rw'abantu babyifuje gusura abarwayi. N'undi wese waba urimo hano ubishaka, ushaka kudushyigikira, yaza kundeba cyangwa akareba Christine na mama Pasteur, nawe turafatanije kugira ngo tumushyire ku rubuga. Abandi batangiye kwitanga, tumaze kwitanga, amafaranga ntaragwira cyane. Rero turacyakeneye ayandi maboko yo kudushyigikira. Umuntu waba uri hano yumva ko bimurimo, kuko ni umurimo mwiza. Gusura bari abantu bari kwa muganga barwaye, tukanababwiriza ubutumwa, baba bakeneye ababagaragariza urukundo. Hari ababa barabuze mitiwere, barabuze amafaranga yo kwishyura ibitaro, hari ababa bafite ibibazo by'ubukene. Ibyo byose tubagezeho tukabikora, tukaba dukoze umurimo w'Imana mwiza,
kandi iri hishurirwa rijya kuza Imana yari yatubwiye ngo dushake imirimo izaduherekeza mu gihe tuvuye mu mubiri. Hari ahantu inshuti zigera zigasubirayo, ariko ya mirimo wakoze uri mu isi akaba ari ikugeza imbere y'Imana. Hari abantu rero benshi bajya bavuga ngo ntabwo tuzi icyo twakora, ngo se ngo nakorera Imana gute. Benshi bazi ko gukorera Imana ari ukuza hano ukabwiriza cyangwa se ukaririmba, ariko hari n'indi mirimo: gukora isuku hano mu rusengero, gusura abarwayi kwa muganga, gusura abafunzwe bari muri gereza n'abandi muri karitsiye bafite ibibazo. Gufasha ni umurimo mwiza w'urukundo. Twagira ngo rero umuntu wumva bimurimo yadusanga tukamuha amakuru yose akenewe kugira ngo dukore uwo murimo. Ni ku wa gatandatu ku itariki 9 z'ukwa karindwi mu masaha hagati ya saa 3 na saa 4 gutyo. Turaza kubinoza neza na mama pasiteri, twabibamenyesha. Imana ibahe umugisha. Murakoze, reka tumukomere amashyi menshi. Murumva gushyigikira abarwayi, tukamenya ko abarwayi badafite ibyo barya tukabibaha. Gushyigikira abarwayi tukamenya ko nta na mituweli bafite tukazibatangira. Gushyigikira abarwayi tukamenya ko babuze amafaranga yo kuba bava mu bitaro tukabishyurira. Murumva atari igikorwa cyiza? Ari umuntu yibaza ngo ariko nakorera Imana gute? Ukorera Imana kurahari cyane. Hari uburyo bwinshi bwo gukorera Imana, ariko hari abajya babikora nabi, bakaduha raporo ngo twebwe icya 10 tugitanga kwa muganga. Ninde wababeshye? Ninde wabayobeje ngo agifashisha abakene? Ntabwo icya 10 bagifashisha, gitangwa mu nzu y'Imana. Hanyuma ubuyobozi bw'itorero nibwo bushinzwe kumenya abakene bo mu rusengero bukabafashisha amafaranga. Ariko ntabwo ushobora kubanga icya 10 wagihaye umukene. Bibiri yigira uburyo ibivugamo, ariko byose biciye muri administration y'itorero. Noneho nimujya mu bikora, imirimo ikwiriye gukorwa, ariko kandi nibitegekwa mu rusengero mukabikora. Apana gufata ibisabwa gukorwa mu rusengero kajya kubikora hanze kandi ari byo mu rusengero. Ubu uyu mwanya ntabwo watubwira ngo wagiye gukoropa inzu y'umuturage uvuye ngo wakoropye urusengero. Oya, ngo ngewe rero ngo sinaje gukoropa urusengero, ngo ariko hari umuturanyi nakoropeye inzu, ubwo se sinakoropye urusengero. Ntabwo ari byo. Oya, ugomba kumukoropera ukanakoropa n'iki urusengero. Ejo bundi batubwiye, twari kumwe turi mu ishuri rya Bibiliya turi kwiga, aduha ubuhamya umwigisha wacu. Ni umugabo hirya ni Kanombe, ntabwo ngiye kwirirwa muvugaho. Ni umukire, ni umumiliyari, bajya baharya ngo naba miliyaridi. Ni umukire urenze miliyoni, ari muri miliyari. Ni ukoropa urusengero agakoropa na toilette. Ahorana rakrete ku muryango wa toilette. Imodoka agenderamo abicara mu rusengero ntibayigira. Munsi umwe apfuye ngo aragenda bashyira muri moruge. Bashyize muri moruge, harabika nyine. Murabizi umuntu yagiye muri moruge hari ikintu kiba gisigaye, no kujya gutumira imiryango. Muri cya gihe bagiye bajyanye yundi, bakuruye basanga wa muntu aricaye. Urumva ababishinzwe barirukanga ati mudutabare, turatewe hano hari umuntu wicaye. Kubera iki? Muri bazima mwatewe mutigeye ikibazo. Ati namwe nimuze mwirebe. Baraje basanga aricaye, areba, avuga. Utagira ngo yari kiragi, yari muri koma, yaravugaga. Baramubaza kuki ugarutse kandi wari wagiye? Bati urumva yewe nagiye, ndagenda ndenga urugi rwa mbere, ngeze ku rwa kabiri bahamagara izina ryanjye, barangije barareba, baravuga ngo wowe utaye umurimo kandi utari wabonerwa nyirawo. Subirayo, nyirawo naboneka uzaza. Aragaruka asubira kuri ya toilette, na n'uyu munsi yaraboneka umusimbura. Nawe aracyakomeje iki? Ubuzima. Azaba umunsi w'umusimbura yabonetse, Imana izashima umunsi muhamagaranye. Ariko awukora neza, isaha ku isaha, kuko azi ko ubuzima bwe niho buri. Nabireka ubwo Imana izamubwira ngo icyo nari nagusigarije cyarangiye kwisha. None twebwe twirirwa twarazamuye amapantaro, wagera kuri toilette wabikoze
wabikoze. Hari undi utari ukwiriye kubikora? ngo uri igitangaza ngo warize, ubu wabarusha amashuri mwese, ufite amafaranga arabarusha amafaranga, ariko arabikora kandi abikora yumva ari comfortable, ari comfortable, yumva anezerewe, yumva abiviva, yumva arabikora, agakoropa, agacunga usohotse agahita yinjira, agahita hanagura kandi ameze. None wowe VIP no guterana no kukwinginga, ntugomba kuguhamagara, ntugomba kukubyutsa. Harya baterana kwa kangahe? Hari umunsi tuzagira iteraniro ryo mu ijuru utaririmo, batakurarikira, bataguhamagarira. Gukorera Imana n'ubu ni ryari? Njya ndeba urubyiruko rw'uyu munsi ruzi gupoketinga, ruzi gutebeza no kwambara deshire, ariko gukorera Imana, ni mwambare deshire munakorera Imana, ni mupoketa ariko munakorera Imana. Apana kugereka akaguru ku kandi uvuga ngo ntacyo wakorera Imana, ni ikibazo gikomeye. Amen. Rero gusura abarwayi birahari. N'uyu mwanya tugiye kuzareba uburyo umuntu wese azashobozwa muri iki giterane. Ubishoboye, wumva afite uko yagira icyo akora, azakontributinga, dutanga amafaranga turebe, kandi abazayatanga muzabona umugisha w'Imana. Ngewe ndi uwa mbere hano, nzatanga menshi. Ese pasi tuzayakura mu ijuru? Mu ijuru hari iki? Imana ibagirire neza. Hanyuma hari itangazo nshaka gutambutsa, turihabwa n'ubuyobozi kenshi, ubuyobozi bwacu bw'umurenge n'ubw'akarere, ko abapasiteri dukwiriye kwibutsa abakristo gutanga mituweli. Hari utazi agaciro ka mituweli de sante? Ngo ni ukuri njyewe Imana izandinda. Hari igihe ukora impanuka mituweli ikakugoboka, kandi ngwibutse ko iyo ukoze impanuka ukavunika ukuguru ndupfe, Imana iba yakurinze. Reka nongere mbisubiremo, iyo ukoze impanuka ntupfe ukaba ari ku kuguru kugaheta, Imana iba yagize ute? Yes. None se uzabura gushima Imana ko Imana yakurinze ariko ukuguru kumeze gute? Kwahenga. Rero hari abashinzwe kuguhenganyura cyangwa kuguhengamura, ariko bisaba ubwishingizi. Twishyura igihe cyarageze, kiri no kurenga, dutangire mituweli ku gihe. Hari abayobe, reka mvuga abayobe, bajya bavuga ngo mituweli de sante ni icyaha. Nta cyaha, n'ubusazi bwateye. Mfite murumuna wanjye mwa mama wacu, twarabiganiriye ati reka ati ibyo ni by'abisi iki gihe b'ikimenyetso cya 666, ngewe sabwo ndimo rwose, wa mupasiteri we ntunyigishe. Nyina arambwira ati uyu mwana arananiye no kumutangira mituweli, arayiciye ayibonye, kandi iryo ni idini ryamwigishije. Mutange mituweli, muyitangire ku gihe, muzamenye umumaro wayo. Ariko ndatekereza ko muwuzi. Wabura ubwishingizi bw'ibindi ukabura na mituweli de sante. Uyifite ntarembera, byanditseho cyangwa ntibyanditseho, tuyitange. Ibyo bintu byitabweho, bikorwe neza. Reka Imana ibahe umugisha. Reka dukomere amatangazo amashyi. Arakwiye, ayo yari amatangazo. Imana ibagirire neza. Ndatinze, ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Dufite amasengesho, ariko kandi abantu gusenga nicyo nshaka kuvugaho. Barasenga n'intege nke. Reka mbabwire kimwe abakristo bazagira bakabura iyo urugendo rwabo, ni ugusenga n'intege. Intege nke ni ikimenyetso kimwe kikubwira ngo uyu muntu ari ku kadomo ko kugwa, kuko ntabwo icyaha kibanzirizwa n'ikindi, kibanzirizwa n'intege nke. Intege nke iyo zaje, icyaha kigira ute? Kirakomanga. Kandi iyo gipize hodi, intege nke ntizigize iporuta, ziracyakira. Kandi cyakinjiye, tuba twinjije urupfu muri twebwe. Ndashima Imana, nasanze turimo tuganira kuri iryo jambo, turanabisengera. Ariko kandi mureke tuve mu ntege nke, dusenge. Mureke mvuga akantu gatoya. Iyo bavuze gusenga, bitandukanye no gusenga kw'icyifuzo.
kuko ukwiriye no gusenga nta n'icyifuzo gihari. Yes, kuko icyifuzo dusengera kizasubizwa, ariko gusenga bizahoraho. Indwara urwaye izakira, ariko gusenga bizagira ute? Bizahora. Ubukene ufite buzashira, ariko gusenga bizagira ute? Bizahora. Akagurimo akariko kose kazarangira, ariko gusenga. Kubera iki se bigumaho? N'ubuzima. Gusenga ni iki? Ubuzima. Iyo tuvuze ubuzima tuba dushatse kuvuga ngo ni nko guhumeka. Ubuzima bwanjye bugizwe no guhumeka, gusohora umwuka no kuwinjiza, ugahumeka kongera ukahumeka. Urabona iyo mbumetse sohora umwuka mubi kinjiza umwiza. Ubwo ubuzima. Ndabona ubuzima bw'umuntu iyo butakiri guhumeka arapfa. Iyo ahumeka abasohora umwuka mubi akinjiza, nguko gusenga uko bimeze. Umuntu udasenga murumva ariho? Kamangere mbisubiremo. Umuntu udasenga murumva ariho ra? Okay, ariho kubwe mubiri, ariko ntabwo ariho kubw'umwuka. Bibiliya iravuga ngo igihe kirasohoye, ni Yesu abivuga abibwira umusamariya, ngigihe kirasohoye kabasengera data, basenga data bamusenga mukuri, kuko bene abari bo ashaka ko bamusenga. Muzi icyo ashakaga kuvuga? Gusenga bihinduka ubuzima, ntibibe umuhango. Umuhango ni ryari? Umukristo ku cyumweru. Mana we ugahungura Bibiliya, mpapa byeje namushwa, ugahungura kavumbi Bibiliya yagiye ivumbi, kuko na mwijoro ndi wayifata, reka reka ndi wayiteza. Nijoro wayiteza Bibiliya wisoma. Yesu we wavumbura ugasanga n'imbere yabaye imifumuga kutugaho. Ejo ni ku cyumweru nzaza, ugasenga amasaha 2 ugataha. Warya amasaha 2 rimwe mu cyumweru ukabaho? Ngubwo ubuzima wa Kristo wabaye. Ariko kandi imibabaro yacu hari igihe twemvita gusenga atari gusenga k'ubuzima. Umuntu agasenga kubw'ikibazo afite, agasenga kubw'uko abona kirapiga hodi. Ati harya kwa papa wiri barasenga, ati yego basenga kwa kangati kwa kana. Yesu we tibatangira ryari? Wagize ngo n'urukundo rwo gusenga, hari cyapize hodi. Ko si ugusenga, ko si ugusenga, ko si ugusenga. Urashaka gusenga ibintu byapize hodi, urashaka gusenga kubwo kubona bagiye kukwirukana mu kazi. Ndabagira nasengeye mbabwire, ese ku cyumweru murakora? Ati oya turaruhuka. Ko mutaza mu materaniro se? Ati tuzaza. Bazaza byapize hodi, bari kubawuninga, babahaye ibaruwa. Ati niwongera gukora irikosa ubwa kabiri bazajya, ati mana ndapfuye pastor, usiko wambaye. Ubwo suje gusenga uzanye mawazo. Mawazo Imana irabikemura ibyo bibazo byacu, ariko si gusenga k'ubuzima. Nagira ngo wongere utekereze ku gusenga kwawe. Naraye senga nijoro, nabaye ngwaraye nyine kubera impamvu ntari buze kubasobanurira, izababwira muzayimenya iminsi izaza, ariko ntabwo ari mbi. Reka mbivuge mutaza kungerekeraho, mutaza kubata umugore yahukanye. Oya ntiyahukanye, ntabwo umugore wanjye yahukanye. Mutaza kubati byakomeye, tuziko pastor yahukanye arara wenyine. Oya ntabwo ariko biri. Ahubwo Esther ejo yafashwe n'inda wa mukobwa wacu, bagenda mu masaha 2 sinari nanahari, sanga bagiye kwa muganga. Turashima Imana yabyaye. Yabyaye ubwo barimo kwa muganga niyo bari. Ubwo nanjye rero iyo madama adahari mbonye ukaziyo, ndarasa n'uwicaye nihenda hendera Imana, kuko ngo nawe hari yakubwira atari kuhenda henda Imana nanjye ubenda henda. Kandi ko none se ntabwo mwari mubizi, nzagira isomo ryabyo, ntabwo ari byo narije kubabwira. Yes. None uragira ngo mwabakobwa mwe murashaka abagabo batazabahenda henda? Imana imukurinde utazaguhenda henda. Nukuri abadamu Imana itanga, abagabo Imana itanga nabamenya guhenda hendana. Rero yadahari nanjye umwanya wose muha Imana. Ubwo na wa wundi namuhaga utwara Imana. Imana imbwira ikintu, irambwira
ngo wongere ubwire abantu kubyuka bakatsa igicaniro muri bo, kuko nibadacana igicaniro muri bo imbaraga zibarwanya ntibazazishobora. Nagusengera nkurambitse ibiganza, ariko mu rugo nkwibutse ko ntazaza kugusengera. Nagusengera nkirukana abadayimoni, ariko abadayimoni nkwirukanyemo barazenguruka. Igihe winjiye mu ntege nke baza ari 7 bakazana n'abandi 7 bakikuba 7 ka 70 none bagasasa bakaryama. Niki kizabagufasha rero? Ni igihe wize nawe gusenga. Ntusenge kubw'ikibazo, ntusenge kubw'ibibazo byahagurutse, ntusenge kubw'intambara zabaye nyinshi, ahubwo ugasenga kuko gusenga ari iki? Ari ubuzima. Amen. Amen. Ntabwo tuvuze ko tutagomba kubasengera. N'uyu munsi ndabasengera. Ni ukuri pe, naje ntabwo naje nije kunebwa hano, naje nje gukorera Imana, kandi mu kubasengera biri mu nshingano yawe. Ariko nawe harageze ngo niba uri mu gitanda ukive usezerera amashuka, uyabwire ngo amashuka wenda kwiyambuye amasaha 2, ngiye kubwira Imana yanjye mpumeke ndekure ku mwuka wanjye, nyibwire maze ngarurire ubundi buzima. Amen. Nurangiza uri mu kazi, reka mbabwire, hari abantu bitwaza ngo akazi, ofisi yawe niyo gusengeramo no gukoreramo akazi. Nta nibyo bikwiriye kubamo gusa. Kora akazi ka boss wakaguhaye, nurangiza ujye ku mavi saa 6, ranch uyireke, urye ranch y'amasengesho isayi, urebe ibyo Imana izakora muri ofisi yawe, urebe ibyo Imana izakora. Nutabona impinduka uzabibaza. Fata umwanya urekura umugore wawe, urekura umugabo wawe, umubwire ngo ryama papa, ryama mama, wihinde imbere y'agatanda kawe, urambara rusenge, ubwire Imana. Ugiye kuzareba ibintu Imana izagukorera, uzamenya ko gusenga bihindura ibintu. Ariko abenshi ntabwo tubimenye. Ubu uziyiriza ureka ibiryo ariko twatangaje mu masengesho. Nabwo kandi hari abantu turwana ambira ati pastor wavuze aho iminsi 7 kandi ndapfuye, numwe kumara birango. Icyo ni ikibazo. Wowe waretse umuntu agomba kuba igitambo. Kuba igitambo ni iki? Ni ukwemera kugira ibyo uhara ukibabaza. Amen. Murashaka kubona impinduka? Imana ashaka ko dusenga. Reka dusome Yesaya 62. Yesaya 62. Umurongo wa 6 n'uwa 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yewe Yerusalemu, nshyize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze, kandi ntimukamuhwemere kugeza ubwo azakomeza Yerusalemu akahindura ishimwe mu isi. Uwiteka yarahiye ukuboko kwe kw'iburyo, ukuboko kw'imbaraga ze, ati nukuri sinzongera guha abanzi bawe amasaka yawe ngo bayaye, n'abanyamahanga ntibazakunywera vino waruhiye. Amen. Itangiriro 29. Itangiriro 29 umurongo wa 21. Reka dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro 29 umurongo wa 21. Yakobo atebutsa kuri Labani ati nshingira umugeni wanjye murongore, kuko ndangije iminsi yanjye. Labani atora abakwe baho bose, arabatekera arabagaburira. Nimugoroba azana Leya umukobwa we, aramushyingira aramurongora. Amen. Akire neza ijambo ry'Imana. Aya magambo ati se noneho iri ryo turamenya turivuga duti. Ijambo ryitwa gutebutsa murabirizi? Gutebutsa. Reka vugane n'abantu bavuka iburasirazuba babyita gutebutsa, ab'iburengerazuba babyita ngo iki? Kuko aya magambo yaho aratandukanye. Ntabwo nshaka kuza kuvuga mu rw'iwacu. Wacu ni mwazi. Abatazi muzansure nzababwira, se ntabwo mbivugira kuri kamera. Abari kuri kamera nabo bazaze nzababwira.
hari amagambo tuvuga ariko ugasanga ahantu tuvuga tuyavuga mu buryo butandukanye. Gutebutsa ni, reka ngoresha inzoga mu kinyarwanda kuko mujya mubivuga mu gusaba no gukwa n'ubundi, ni ukuba warasabye umugeni ukamwemerera, wamara kumwemererwa ugatanga inzoga zo gutebutsa umugeni wawe. Donc uri kuvuga ngo ni mu mpekere, ni mu nzani. Kandi gusaba narasabye munyemerera iki? Umugeni. Mumaze kumunyemerera none ga nirangaraho sintebutse, umugeni ari butinde. Ariko babyeyi mwampaye umugeni mukamunyemerera, dore inzoga zo gutebutsa. Mwabyumvishije? Dore inzoga zo kugira ute? Noneho bamara kuzisoma bazinyoye, bazinyweye neza, barangiza bakavuga ati noneho ga ni mumuhekera umugeni we mumugira ute? Mumumushyire. Dore icyo nashakatse kubabwira rero, ndashaka gusobanura kuri poste mwabonye ivuga ngo isengesho ritebutse cyangwa se ryihutisha. Ni ukuvuga ngo isengesho iyo uri kurisenga uba uri kubwira Imana ngo Mana yavuganye nanjye, Mana yayibanye nanjye muri cyane, dore naje, kandi ubwo naje si ikindi, tebutsa rya sezerano, tebutsa ya mvugo wavuze, tebutsa rya jambo, tebutsa nicyo baba bari kuvuga. Donc isengesho ry'umukiranutsi riratebutsa. Nuko bimeze. Niba mu muco nyarwanda dusaba umugeni tukamukwa tugatanga inzoga zo gutebutsa, nicyo gisobanuro cy'isengesho. Urashaka ko ibintu bitebuka kuma, urashaka ko amasezerano ubona amenagurika nk'amagi ku mavi. Mwari mwabona amagi inkoko yamena umunsi umwe irarira 21, ku munsi wa 22 yose musanga hindutse abana. Isengesho y'umuntu asenga agafata umwanya wo gusenga akavuga akatura, kuko gusenga no kubikora ntabwo ari kubivuga gusa, urabikora. Donc gusenga no kujya mu gikorwa. Niba bavuze ngo tuze duterane dusenge, tugomba kuza tugasenga. Hakabamo gusenga, hakabamo kwigisha, hakabamo guhanura, hakabamo kubwiriza, hakabamo kuririmba, byose bikajyamo. No kuvuga rero iyo turimo dusenga uba uri kubwira Imana ngo tebutsa Mana, tebutsa Mana, tebutsa Mana, tebutsa Mana, subiramo ngo tebutsa Mana. Ugira ngo ngenda gutebukiriza, uritebukiriza wenyine. Hari ibintu bibiri nshaka kubabwira. Ubuhanuzi bwose bugira igihe, ariko muri icyo gihe bubasha gusohora byihuse hakoreshejwe isengesho. Amen. Amen. Mureke mbabwire ibintu byuzura vuba. Iyo umuntu asenze akagirira Imana umugisha, Imana ihindura ibintu mu kanya gato nk'ako guhunga. Ibintu biri kure tudashobora kurebesha amaso ngo tubibone, iyo twasenze Imana ibyigiza hafi tukabikora. Kandi ndumva muri iki cyumweru hari ibintu Imana igiye kutwigiriza hafi, tukagira ute? Tukabikora. Amen. Gusenga no gutebutsa. Gutebutsa, vuga ngo gutebutsa. Ariko waje gutebutsa cyangwa hari abantu bataje gutebutsa? Waje gutebutsa cyangwa? Reka mbabwire ikindi kinyarwanda cyiza. Kera twajyaga dutara ibitoki. Muzi gutara ibitoki bibisi, murabizi? Hari abantu babizi mugire gutya. Noneho hari uburyo babikoraga kugira ngo bishye vuba. Mu ndebe mungurikire murangara, ni ngewe mwigisha uri imbere yanyu, abandi bose barabavangiwe nibavuga. Ukuduhira mu gutwi mubwire ngo wavangiwe, watewe. Agacukura icyobo, yamara kugicukura agashyiramo amakoma, agashyiramo ibitoki, agapfumura ku ruhande, agashyiraho umuriro, bagahungiza. Murabyumva? Umwotsi wose ukajya he? Mu bitoki. Niba byari buhira iminsi 6 bizahira 3. Niba byari buhira icyumweru bizahira iminsi 4. Vuga ngo byose byitwa gutebutsa.
hari abantu none Imana iragirira neza bakavuga ati nukuri ko Imana yatebukije. Hari abantu Imana iri gutebukirize ku rwego rwiza. Hari igihe Imana igutebukiriza ukagira ati ariko Mana urandebukirije n'ukuri. Itebutse cyangwa ntitebutse? Bwana sifiwe. Hariho umwana w'umukobwa azashima Imana hano muri urusengero, ibyiwe bijya bizetse. Ibaze guhurira n'umusore mu ndege, mwamara guhura mu ndege agahita kwa neza gukunda akagushima, akagwa ku kibuga cy'Ikanombe akajya muri Cogamo, yava muri Cogamo agahita kwambika impeta y'urukundo, agahita atangaza ibintu byose ku karubanda. Bahuriye he? Mu ndege. Ibyo n'ugutebutsa. Mu gihe wowe wohereje imitima ntiyumva, wohereje ihumeka, wohereze ihumirije, wohereze ikanuye, warohereje nta kutagize. Ntabwo mubizi. Hari igihe ukamuvugisha, waramutse, wagera saa 4, wageze ku kazi, wagera saa 6, wariye, wagera saa 7, wasubiye ku kazi, wagera ugategereza imyaka ikabitanu. Ukajya bibaza uyu muhungu aba muzima ararwaye. Ntabwo mubizi. Iyo ari ugutebutsa rero avuga ijambo rimwe roho ikaruhuka. Ni rimwe gusa umuruhuka aje. Ntabwo ukeneye amagambo menshi. Iyo Imana ishatse gutebutsa ibintu biba mu kanya gato nkako. Niki kibidushoboza? Niki cyatuma biba muri urwo rwego? Ni ugusenga, isengesho. Kandi ndasenga irya gutebutsa none. Imana ibintu yari kuzagukorera mu myaka 10 yabigukorera mu mwaka umwe. Ibintu yari kuzagukorera mu myaka 20 yabigukorera mu mwaka umwe. Kanongera mbisubiremo. Ibintu Imana yari kuzakora mu myaka 10 yabikora mu mwaka umwe. Ibintu Imana yari kuzakora imyaka 20 kuri wowe yabikora umwaka umwe, byose bikabira hwaye. Dore ijambo ni rimwe. Iyo tugize umugisha ikavuga ngo nimuze mutebutse. Eragiri nishurirwa na gutebutse. Cyangwa kubwira umuntu ngo turatebutse. Turatebutse mwisengera. Turatebutse. Uziko hari ikintu Imana igikora, mureke mbabwira kandi. Imana yigeze irambwira nahamagawe mwese murebe. Abenshi mwararebaga. Hari abantu twaherwaga amasezerano rimwe n'uyu mwanya. Nukuri ryabo ritari ryasohora. Suko bakiranirwa oya. Noneho hari n'abandi bayahawe mbere yanjye batari bana bapasiteri, suko bakiranirwa oya. Ahubwo umunsi umwe ndimo nsenga ndabyibuka nari naraye mu giti. Nyirabwana hakurya hariya kari agashyamba nararagamo. None ndara mu giti ndasenga igiti ndakinyeganyeza ngo Mana ngufasha amaguru ngufasha amaboko. Irambwira ngo uratebukije. Urumva donge nahindutse umusazi mu giti cya nyirabwana. Ariko nawe nayifashe koko. Nafashe igiti ngo nafashe amaguru. Turasenga turanyeganyeza turanyeganyeza. Imana irambwira ngo amasezerano yawe nyigije hafi. Reka mbabwire ibanga ni rimwe. Iyo ukuye umutima mu bantu ukawushyira ku Mana, Imana iraza. Iyo ushyize umutima mu bantu ukawutinzayo ukomerekerayo. Kandi abenshi banga gusenga bakirirwa mu bantu, banga gushakira Imana umwanya bakirirwa mu bantu, birirwa bahamagarana tugende. Bamwe birirwa ngo duhurire ahantu. Niki bavuga ko ari amanjwe gusa? Nibiki bavuga, nibiki babaho? Nibiki byunguka kabenshi bagenda bagahura, utanywaga inzoga bakayimunywesha, utasindaga bakamusindisha, utaryaga ibya tarya kabirya. Niki kindi tuba? Ariko igize amahirwe ukavuga ngo Mana kuya amaso mu bantu b'ikigare tumbira mu ijuru. Uratebutsa. Ntabwo Imana ifite ikibazo cy'ibyidu yabuze abantu. Ikibuzababera ikimenyetso kibabwira. Uyu mwanya umuntu yicara muri urusengero isaha imwe agahita arambirwa.
nagende yicarane na Nyiranjagari na Rudomo amasaha 6 arashira, ati vuga niyo nkuru ayitangire, gerekaho na nyira runaka, bavuge runaka, bataruke bajye kuri nyira runaka, bataruke bajye kuri nyira runaka, ngo Yesu we nguzi ko bwije, ngo Yesu nguze ndagaburira umugabo ryari, ngo reka dusubike tuzasubukura ejo. Ikiganiro cyubaka baganira ni iki? Ejo nareba ati harya murabona dusigaye dushyira ibintu kuri status, reka mfe kujyayo, ariko ntibajya batindamo, ntibajya batindamo, ariko arahanda atinda ntacyo bimutwaye kandi nta nyungu uzahagira. Ariko kuko Satani yica ibitekerezo byacu, adutinza ahantu tutazasarura, adutinza ahantu hatari umugabane wacu, adutinza ahantu tutazabona ibyatugirira umumaro, adutinza ahantu mu kajagari, vanga kajagari. Muzasoma inkuru za Enoke. Enoke yakijijwe afite imyaka 65 amenya Imana, amara imyaka 300 agendana n'iki, ngo umunsi umwe aherekeje Imana nginanirwa kubisiporuta, iravuga ngo Enoke komeza tugende, komeza. Imana iviyora amategeko, yari yaravuze ngo nta n'umwe uzagera mu ijuru adapfuye. Enoke ajya mu ijuru adapfuye kubera iki? Bagendanye n'Imana, batindana n'Imana. Imana iravuga ngo oya, uyu ntazajya mu dutahe tujye iwacu. Barazamuka ni bande n'ubuzi yabikora. Ariko niza kukubwira ngo ije gukora, izakubwira ngo umwanya wampaye ni uwuhe, ese wo wampaye ungana iki, ese aho watinze wungutse iki, ese aho waryamye niki wakuyeyo usibye ingonere, ese aho watererewe mu biganiro bitari ngombwa niki wavanye, niki wavanye. Amen. Imana iturinde gukererwa ahantu hatari. Haleluya. Ndashaka kukubaza akabazo gatoya. Ufite isezerano ry'Imana? Oya, mbariza n'uwo muri kumwe. Ufite isezerano ry'Imana? Mubaze umubwira ati ufite isezerano ry'Imana? Uyu munsi twaje gutebutsa, uyu munsi twaje kugira ute? Gutebutsa. Ikosa uzakora ni ukwibagirwa ko gusenga ari ugutebutsa, kudasenga ni ukudindiza. Niba ufite amasezerano hitugerekaho gusenga azihuta. Niba Imana ivuze gerekaho gushyiraho amavi, ibintu bizaza byihuse. Ariko nurangara bizajya kure. Iyo dukoze ibyaha byo dusa n'ababihamba, duhamba amasezerano kugira ngo uzajye kongera kwihana no kugaruka, urongera ugasa naho ujya kuyatabura bundi bushyashya. Haleluya, 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 haleluya. Ntabwo munyumva? Haleluya, haleluya. Mushiki wanjye, muri Imana ntiyandebukirije amasezerano, tuvugishe ukuri. Ntitwabaye nkubita ingoma, none umva izivugira aha ngaho uko ziremereye. Hari abananiwe, najyaga nsenga nkarota ndi kugenda nyora impeta, abantu bataye impeta mu muhanda nkazambara zimbana nyinshi, nkagenda nkarota bataye Bibiliya nkazitora nkazifata, nkarota bataye ibitabo by'indirimbo nkabitora nkabikikira, ndi mu masengesho. Imana ikambwira ngo ibyo ngibyo nibyo bajugunyesha, nzabiguha, nzabikwambika, ibyo bataye badagaciro. Iyo twabaye maso mu gutabutsa dufata ibitari byacu. Umva, Imana ntabwo iguha ibyo yagusezeranije gusa, n'iby'indangare iyo uri maso urabitwara. Vango n'iby'indangare iyo twabaye maso turabitwara. Mumbwirire ngo wirinde kurangara gusa, mubwire ngo ugabanye uburangare. Wanasifiwe. Umunsi umwe twagiye gusenga hepfo aratwarye, twasengeraga mu ihema. Madamu ahura n'umugabo aramutuka, ni kwa mugore we utwaye twana tw'indahekana, mbega umugore utagira imbabazi yewe, hatari kubugeye no gusenga wa muswa w'umugore, aramutuka, arangije aramubwira ati kandi ubura umurokore. Ati ndiwe. Ati mvuga ukuntu hari ikibuga, warangiza ukakurikiza abana b'indahekana gutya, tuva kuntu mwabaye mbese warekeraho kubyara, ubwo uzabagaburira iki? Reba uyu mugore utagira ubwenge.
ngiye kubona mbona aje ari kurira. Urarizwa n'iki mama Kinyanya? Urarizwa n'iki? Ndutse we ninde wandukiye umugore? Ati mbene umugabo aranduka ndutse no kuri mama ndajyaga. Ntabwo wayikitaba abana. Iki se cyabaye ati ndaheka. Uwakubwira uburyo basa neza. Azagaruka batuke. Umva bateye ipasi baragoroye. Niko ugira ngo nukubera uyu mugabo dore data. Iyo twagiye tukajya ku mavi ibibatunga n'ibibigisha arabitanga. Umva hari abize kubera Imana, hari abubatse kubera Imana, hari abarera abana kubera Imana. Umva ibyo usuzuguranwa nujya ku mavi Imana izabihindura umugisha. Ibyo bagutukana nyine, ibyo bakureba bakabona ntacyo uzamara, nibyo Imana ishaka kuzahinduramo umugisha. Abantu bakamenya ko wasenze adakorwa n'isoni. Uwasenze adakorwa n'iki? Amen. Amen. Nukuri mfite abana beza. Mujya mwabona basa na se gusa. Fotokopi. None se nta mwana usa na nyina. Abana basa na se. Ntabikuye mwebwe mushaka kuvuga ngo abana basa na nyina. Oya. Abanjye ngewe basa na se gusa. Fotokopi neza. Amatama. Abana banjye bagira n'inyinya bose. Hari umwe nsigaye mbona suko byagenze ariko nawe izaza ndabizi iminsi iraza. Basa na se. Mwana asa na se ye. Mwana asa nani? Kandi abantu bashaka kujya bavanga abana basa na ba nyina muzavuga ubwo bavutse. Mu Kinyarwanda baravuga iyo umwana bavuze ngo asa na nyina bavuze ko atabyarwa n'uwo mugabo. Mu Kinyarwanda niko burya bavuga ngo umwana asa na nyina. Mu Kinyarwanda nyacyo cy'abakera baba bavuze ngo uyu mwana avuka ahandi. Ngewe abanjye rero basa na se bose. N'agakobwa gasa na se, n'abahungu basa na se. Amen.